ni ngombwa ko inyubako y'inkoko yubakwa ku buryo butandukanye n'inyubako yagenewe abantu, kuko inkoko nk'uko muzibona hano, nk'uko muzibona izi nkoko urabona ko ifite amababa ikagira n'ubwoya bwinshi, ntiwapfa kubona inyama yayo kugira uyige biragusaba gushaka cyane kugira uyigereho. Ibi rero bifite icyo bivuze, nujya kubakira iyi nkoko ikiraro cyayo ntabwo uzacyubaka bisanzwe, kuko inkoko muri kamere yayo ni inyoni, kandi inyoni tuzi ko ziba mu biti, mu ishyamba, ahantu hose ziraguruka. Bishatse kuvuga iki rero? Inzu y'inkoko igomba kuba ari inzu igerageza guhereza za nkoko zirimo ubuzima nk'uko yabaho iba mu ishyamba. Iyi manjwari uyifite mu bworozi bw'inkoko ni iby'inkoko ziriramo, tubivuge gutyo, ni iby'inkoko ziriramo, kandi iyi ngiyi ikoze ku buryo ibyo washizemo urabona ko bikiyemo n'ubwo hasigayemo dukeya, ariko ibyo washizemo inkoko ibirya uko wayibihaye, nta kindi kintu kivanzemo. Amasaha yo kugabura aregereje, amasaha yo kurya yazo arageze, niyo mpamvu ubona zishatse kwegera hariya, kuko inkoko muri kamera nkuko nabibabwiye zifite amasaha tuzigaburiraho. Buye amasaha ageze, ubwo ni hafi saa 8 yageze, niyo mpamvu umuntu azegeye hariya. Zibibwiwe n'iki? Nyine amasaha yageze muri kamera zirabizi, zizi ko niyo masaha twazimenyeje kuzigaburiraho. Bivuze ngo ubu tuvugana utazigaburiye waba uri kwihemukira ku bijyanye urengejeho uri kwihemukira ku musaruro, ariko nanone urimo uratuma n'inkoko zahora zishobora kugira umubyigano zikaba byaziviramo gupfa, kuko zirakomeza gupresa cyane zishaka kujya kurya, ko zizi ko ibiryo bituruka hariya biza, niyo mpamvu ubona zirukanse zijya hariya. Ariko twe guhitamo iza brown kwari ukugira ngo ni inkoko zifite umwihariko, zirya bike kandi zigatera amagi menshi. Twazifashe zikiragasho kavutse uwo munsi umwe. Icyo gihe twazihaga amagarama 15 ku munsi. Ikintu cya mbere ugomba kwitaho kugira ngo wizere ko amatungo yawe, inkoko zawe zibayeho neza ziri safe, ni inkingo. Izi nkoko muzibona zigira inkingo nyinshi zigera muri 18 cyangwa 17 ntibeshye, zikingira uburwayi. Twongeye kubaha ikaze rero bakunze ibi biganiro bitandukanye tubagezaho. Tumaze iminsi mu murima, tumaze iminsi mu buhinzi. Abakurikiye ibiganiro byacu bitandukanye twaberetse uburyo ubuhinzi butandukanye bukorwa. Uyu munsi rero reka twongere tugaruke ku bijyanye n'ubworozi. Ngira ngo ikiganiro giheruka twarebeye hamwe ibijyanye n'ubworozi bw'ingurube, ariko uyu munsi ni umwihariko ku bworozi bw'inkoko. Tubahaye ikaze rero mu karere ka Rubavu, mu murenge wa Rugerero, mu kagari ka Gisa, aho tugiye kuganira n'aborozi b'inkoko. Urubyiruko rwose rwishyize hamwe, urubyiruko rwiyemeje kwiteza imbere, urubyiruko rwiyemeje kugira akamaro aho ruhereye ku kwishyira hamwe rugakora ubworozi bw'inkoko. Byinshi rero turaza kubyumva tuganira nabo, ku buryo niba nawe uri urubyiruko cyangwa muri urubyiruko mushobora kwishyira hamwe, mushobora kubikuraho isomo, mukaba mwakwiteza imbere kandi mugatanga umusanzu wanyu mu kubaka igihugu, dore ko kizubakwa n'amaboko y'abana bacyo. Tubahaye ikaze rero. Urubyiruko ni ukwimenya ngo bantu tugiye guhurira hamwe, uyu muntu azaba afite uruhe ruhare muri iri tsinda ryacu cyangwa se koperative, niba ari koperative, uyu muntu azadufasha iki, uyu azadufasha iki, uyu azadufasha iki. Hanyuma reka twakire uyu munyamuryango, agiye kutubwira uruhare rwe mu bikorwa bya buri munsi by'abahuje ubumwe, hanyuma anatunyuriremo muri rusange, ese niba ngewe mfashe icyemezo cyo korora uyu munsi,
ni iyihe mirimo ya buri munsi ikorwa mu kiraro mu bworozi bw'inkoko? Ni karibu. Ngewe nitwa Mutuyeyezu Didier, mu itsinda abahuje ubumwe, nshinzwe imirimo ijyanye no kwita ku nkoko ubuzima bwa buri munsi, mbese mu magambo make babyita ibyita tekinike zikoreshwa mu bworozi bw'inkoko, no mu bindi nkaba ndi visi perezida w'itsinda abahuje ubumwe. Murakoze. Reka duhere ku bintu byoroheje, abatubona hano mu kiraro duhagaze byanze bikunze hari amatsiko bafite. Hari ababonye amatara, hari ababonye, ubwo uratubwira uko byitwa, ibimeze nk'indobo zicuritse, byanze bikunze bafite amatsiko mu buryo butandukanye. Uburyo iki kiraro giteye busobanuye iki, bufasha iki muri ya mirimo yanyu ya buri munsi yo kwita ku nkoko? Murakoze. Ibijyanye no kumenya cyangwa se gufata amakuru ku bijyanye n'ubworozi bw'inkoko ni isomo rirerire, ni ibintu birebire, ariko turageza kubisobanura mu magambo make. Nk'ikibazo warumbajije, mwageze hano mwarebye ukuntu izi nyubako ziteye, twageze mu kiraro imbere mwabonye ibikoresho birimo ndetse n'ukuntu aho ubwaho hateye. Ibi byose rero ku bworozi mubona bifite icyo biba bisobanuye. Nta nubwo twashatse kubyubaka gutya ari ibintu twiboneye, bifite impamvu yabyo. Wenda naguha urugero duhere ku bijyanye n'inyubako. Uko ubibona, murabona inyubako yacu ikoze ku buryo bumeze nka sare, ko mubibona. Urabona mu mpande hafite amadirishya 5 no ku rundi ruhande 5, yose ateganye. Biriya bifite icyo bivuze rero. Mu bworozi bw'inkoko, iyo ushaka kubujyamo kandi kugira ngo buguhe umusaruro wuzuye, ni ngombwa ko inyubako y'inkoko yubakwa ku buryo butandukanye n'inyubako yagenewe abantu. Ni urugero natanga. Inyubako yagenewe abantu hari uburyo iba yubatse ivuga ngo wenda umuntu yituyemo izatuma agira ubushyuhe runaka, izatuma abaho ku buryo runaka, izamuha mbese igituma umuntu abaho twese turabizi. Ariko ku nkoko biratandukanye, kuko inkoko nk'uko muzibona hano, nk'uko muzibona izi nkoko, urabona ko ifite amababa ikagira n'ubwoya bwinshi. Ntiwapfa kubona inyama yayo, kugira uyigere biragusaba gushaka cyane kugira uyigereho. Ibi rero bifite icyo bivuze. Nujya kubakira iyi nkoko ikiraro cyayo, ntabwo uzacyubaka bisanzwe, kuko inkoko muri kamere yayo ni inyoni, kandi inyoni tuzi ko ziba mu biti, mu ishyamba, ahantu hose ziraguruka. Bishatse kuvuga iki rero? Inzu y'inkoko igomba kuba ari inzu igerageza guhereza za nkoko zirimo ubuzima nk'uko yabaho iba mu ishyamba. Amateka y'inkoko murayazi, muzi ko inkoko n'ubundi ni itungo abantu twagiye kuvana mu ishyamba tukaza tukaziyegereza kugira ziduhe umusaruro twifuza. Niyo mpamvu rero amadirishya mwabonye nk'ari kwa kiriya gice cyo hakurya, buriya ariya ashinzwe kwinjiza umuyaga mu kiraro, ayo ku gice gikurikiraho akaba ashinzwe gusohora wa muyaga winjiye mu kiraro. Ariko niba winjiyemo mu kiraro, iyo winjiyemo twebwe dukorera iki hano mu kiraro? Dukorera iki? Niba warebye hano izi nkoko wazicishije amaso, wagiye ubona ko ziratuje, nta ziri kugaragaza ubushyuhe bwinshi, mbese ntago ziri kuhagira, katubyite gutyo. Biravuze ngo rero umuyaga winjiyemo hari uza hano mu kiraro, uraza winjire uvanemo bwa bushyuhe burimo, yewe n'ikindi kintu gikomeye, umwuka mubi. Urabona inkoko hano ziba zahataye amatotoro aba arimo amazi, n'ukuntu afashe ukuntu bishobora kuzana undi mwuka mubi twita amoniyaki. Uwo mwuka mubi rero ni mubi ku nkoko, utuma inkoko igwingira mu mikurire kandi ntiba yaguha umusaruro yifuza. Icyo gihe rero iyo ufite imyubakire y'ikiraro imeze neza, wa muyaga winjira uzaca ahandi inkoko iri, uvanamo umwuka mubi ushyushye, na wa wundi unuka, katubyite gutyo, noneho usohokere hariya. Ubwo ahandi inkoko izaba iri hazaba hameze neza, nayo itume igira ubuzima bwiza. Murakoze ikibazo warumbajije. Ni kuvuga ngo kuba iki kintu ni gishya cyane. Kuba amadirishya yubatse ateganye ni ya logike yo kuba wa mugani nta n'umunuko w'amatotoro umuntu aba yumvamo ntaki. Hanyuma ikiraro kiruzuye.
turabona amatara, turabona ibi nakubazaga njye n'amaso yanjye mbona ari nk'indobo icuritse, byo bisobanuye iki? murakoze. Ibi mubona nk'uko byita ngo ni indobo icuritse ariko ntabwo ari byo. Iyi yitwa manjwari, ni ibikoresho twifashisha mu bworozi bw'inkoko. Wenda ku rwego rwacu ni twashoboye kubona, ariko hari n'ibindi bisumba ibi ngibi, ariko nibura iyi manjwari uyifite mu bworozi bw'inkoko ni iby'inkoko ziriramo, tubivuge gutyo, ni iby'inkoko ziriramo. Kandi iyi ngiyi ikoze ku buryo ibyo washizemo urabona ko bikiyemo n'ubwo hasigayemo dukeya, ariko ibyo washizemo inkoko ibirya uko wayibihaye, nta kindi kintu kivanzemo. Bivuze ko ukubona tuba twazimanitse ikaba itagera hasi, ni uburyo bwo kugira isuku mu byo zirya. Izi nkoko ni inkoko zitera amagi twita pondeze zo mu bwoko bwa iza burawuni. Ni inkoko mu mibereho yazo wenda urajya ubibona hirya no hino mu kiraro, hari ukuntu ziraha ubutaka zizamura. Iyi system twakoze gutyo twifashisha izi manjwari, ni ibidufasha ngo niba ushizemo ibiryo zibirye zibimare nta mwanda ugiyemo, nazo ubwazo nizijya kuraha, urabona nka hariya niko bimeze, imyanda ntizamuke ngire hejuru. Icyo gihe rero niba wizeye ko ibiryo uko wabiguze, uko wabibonye ku isoko, ukaza ukabishyira ukabigaburira inkoko zawe, zirabirya uko byakabaye nta kindi kintu kivanzemo. Ibi bikoresho nibyo bidufasha kugira ngo dukore icyo gikorwa neza. Murakoze. Harya ikijyanye n'amazi cyo kijya he? Ku bijyanye n'amazi nabyo dufite ibindi bikoresho twifashisha, aribyo byitwa drink. Iyi mubona ubu ngubu hanga ishobora kujyamo litiro 10 z'amazi. Iyi ngiyi rero iki idufasha n'ubundi ni gutuma inkoko ibona amazi ku gihe kandi adashiramo. Hano yashizemo twongeramo, ariko nabyo bidufasha kuzikoresha tugaburira inkoko amazi. Impamvu murana tuzishyira kwa tuno tuntu utungutu ni ukugira ngo n'ubundi turwanye cya kibazo. Niba amazi twayahaye inkoko, tuyahaye n'ubundi akiri meza adasa n'abatagiyemo imyanda, ziyanywa uko yakabaye. Icyo byo bizadufasha mu kurinda uburwayi mu bworozi bwacu. Mbere y'uko wenda nkubaza ku matara, hari uhise yibaza ngo ese hariya mbwiye ko bashyiramo ibyo kurya, bashyiramo ibingana iki, bapfa gusukamo hariya wenda mwarimu bivuze ngo hashobora kujyamo litiro 10, ariko ashobora kuba ahise yibaza ati ese ningura kariya kantu nzajya nshyiramo ibyo kurya bingana iki? Murakoze. Nk'uko mwabonye imiterere y'ikiraro cyacu ukuntu imeze, dufitemo inkoko 963. Ibi byo kuriramo uko mwabibonye bingana, uko mwabigiye mubibona nuko mubona ari byinshi mo hano, buriya byose bingana, umubare urimo wiziza manjwari zo kuriramo ungana neza n'umubare w'inkoko urimo hano. Abakoze iyi manjwari twaguze ku isoko bateganyije ko ishobora kuriraho inkoko 15. Ahangaha dufitemo manjwari zigera kuri 40. Niba ntibeshye neza, ariko twazishizemo tugamije kuhuza n'umubare w'inkoko urimo hano. Iyo dushizemo ibiryo rero ntago tuvuga ngo muri buri manjwari harajyamo ibiri binini. Oya, twebwe nk'uyu munsi izi nkoko zacu zigiye kuza amezi 5. Kuba zigiye kuza amezi 5 biravuze ngo ku bipimo byacu hari ibyo tugomba kuzihereza. Kuri iki cyumweru twatugezeho ni icyumweru cya 22 twatangiye uyu munsi, yego turi kuzireza amagarama 110 ku nkoko imwe, amagarama 110. Biravuze ngo rero twe dupima ibiryo tugomba kuzireza ku munsi muri rusange, twarangiza ko dufite ibikoresho bihagije birahora n'umubare nk'uko urimo hano, twena dushiramo tutitaye ngo hano harajyamo ibiro bingahe. Ntabwo bibara ngo dushiramo ku buryo hose bikwirwamo, none za ngo yose iza nk'uko zizajya kurya buri yose ikaba ifite umwanya wayo ihagazemo ko nta ziba zibyigana. Ni ikiganiro kiba kirimo amatsiko menshi atandukanye. Umuntu udukurikiye ushobora gufata icyemezo cyo kuvuga ngo ngiye korora, yumve ko ibiryo bitandukana gute bijyanye n'ikigero inkoko irimo. Murakoze. Izi nkoko zacu za iza burawuni nababwiye ni inkoko zo mu bwoko bwa pondeze, ariko haba amoko menshi.
ikibazo mbajije kugira ngo isubize neza kirantwara ibintu byinshi ariko ndabisubiza uko biba bimeze. Wenda kugira duhitemo gufata iza brown, hari izindi zitwa rohman brown, hari izitwa highline nazo zitera amagi, hari n'izitwa saso zitwa imbera byombi, hari izitwa kuroira, zose ni inkoko nk'ubye zitera amagi. Ariko twe guhitamo iza brown kwari ukugira ngo ni inkoko zifite umwihariko, zirya bike kandi zigatera amagi menshi. Nicyo twagendeyo duhitamo. Ni kwicyo warumbajije rero, inkoko twegwe twazifashe zikiragasho kavutse uwo munsi. Munsi umwe. Icyo gihe twazihaga amagarama 15 ku munsi. Icyo gihe. Kugeza uyu munsi urumva n'urugendo, uyu munsi zimaze kugiye kugira amezi 5 kwa tugeze 110. Biravuze ngo uko zigenda ikintu cya mbere ugomba kwitaho kugira ngo wizere ko amatungo yawe, inkoko zawe zibayeho neza ziri safe, ni inkingo. Izi nkoko muzibona zigira inkingo nyinshi zigera muri 18 cyangwa 17 ntibeshye, zikingira uburwayi. Ni uburyo bwo kwirinda bwa mbere dukoresha. Ni ukuvuga ngo dukingira inkoko uburwayi bwinshi, zizwi cyane, hari izitwa Newcastle, hari izitwa Coryza, hari izitwa infection bronchite, ni nyinshi. Hari izitwa Fowlpox n'izindi nyinshi. Izo zose rero urabanza kuzikingira nkawe nk'umworozi mu buryo bwo kurinda amatungo yawe ibishobora gutuma utabona umusaruro. Hamwe no kurinda rero, hamwe no kuzikingira zose wamaze kuzikingira, hakurikiraho none kumenya ngo ibindi bishobora guturuka hanze ko tuzikingiye ntabwo uvuze ko zitarwara. Niyo mpamvu hiyongera no mezire zo kurinda y'amatungo yawe. Icya mbere mwabonye mwinjira, twaretse ahantu mukandagira. Biriya impamvu tubikorera abantu badusuye hano ku ifamu, tukamanza kubereka aho babanza gukandagira mu muti wica udukoko, nuko ntabwo tuba twizeye inzira mwanyuzemo, aho mwaturutse ntabwo tuba tuhizeye. Hari kandi hano munsi y'ikirenge mu nkweto twambara habitse imyanda nyinshi. Rero kubacisha muri muti twabanje kubereka ngo mukandagiremo, nuko tuba twizeye bya bindi byose muzanye mubanze mubisige hariya, none twizere ko mwinjiye mu kiraro cyacu nta burwayi mutuzaniye. Iyo ni mezire ya mbere. Mezire ya kabiri nayibabwiye, ugomba kuba ufite ikiraro cyubatse ku buryo gituma ibindi binyabuzima byo hanze bitinjira mu kiraro. Ubwo ni nabwo mwabonye n'amatangazo ari hariya ku rugi, birabujije kwinjira mu kiraro utahakora. Ibyo byose ni ingamba zo kurinda amatungo yacu uburwayi bushobora guturuka hanze bwinjira mu kiraro. Murakoze. Inkoko zacu zigeze igihe cyo kuduha umusaruro. Ni iki noneho umworozi agomba gutegura kugira ngo kukusanya bizamworohere? Donc ni iki umuntu ufite inkoko zigeze igihe cyo gutanga amagi agomba gutegura mu kiraro cye? Murakoze. Ikintu umworozi agomba kwitaho cyane mu gihe abonye ko inkoko ze zenda kugira igihe cyo gutanga amagi, icya mbere ni ugutegura aho zizaterera. Icya kabiri ni ukuzihereza ibiryo bijyanye n'igihe zigezemo, byo twita pre-layers, bizitegurira gutangira gutera. Donc bituma hahandi igira izaremerwa mu nda n'ukuntu izasohoka hatangira kwirema. Ibyo umworozi ikintu cya mbere agomba kureba, kumanza kuzireza ibiryo bituma zitegura gutera. Icya kabiri gutegura naho zizaterera. Mu Banyarwanda kera za nkoko zacu twakoraga zisanzwe zo mu rugo, wabaga ufite mwabona ko hari ukuntu yihingikaga inyuma y'urugi mu nguni, akarayikorera izagira ajya gutera. Utuntu tw'udushugushugu tw'ibishyimbo neza nk'icyari. Okay, ni nka gutyo. Ubwo rero no muzi inkoko na kamere yazo, impamvu biriya bikara akantu gakorwa, ni uko inkoko nayo igiye gutera igi, ntabwo ijya kuritera ahantu hose ibonye. Nayo izi ko ari igira izavamo umushwi, nayo iziratekereza iti ndajya kuritera ahantu hehe haraba hafite umutekano, nta kindi kintu gishobora kurisagarira. Niyo mpamvu ikenera ahantu hihishe kandi hanafite ukuntu hateye nk'uburyo irateramo ntirimeneke, ntirigire ikibazo. Twebwe nk'abantu twaramenye ibyo bintu, twamenye tekinike, no tuzubakira utuntu mubonamo hari turiya tumuna twubatsemo tumeze nk'udukeje, buriya hariya ni inkoko zijya gutera. Ubwo ni ukuvuga ngo
tugerageza gusanisha n'uko yo iyiyumva. Ubwo inkoko zishatse gutera hano ijyamo hariya, ikinjira mu kazu kamwe muri turiya, igatera yarangiza ikavamo indi ikajyamo. Hari amagi arimo? Arimo rwose ntiyaburamo, aya masaha turimo ntiyabura. Ubwo inkoko yose ishaka gutera iraza ikinjiramo hano, ntiyabura, niko zigitangira habura izitaramenyera neza, ariko nk'uko mubibona hano murabona ko amagi arimo, murabona ngaya arimo, izi ni izateye. Ni ukuvuga inkoko iribwiriza, iyo yumva ishaka gutera ihitiza ijya hano. Twagerageje gukora kano kantu tugira ngo dusanishe n'ibyo inkoko yifuza, kugira ibone ahantu hashaka yatereye. Hagomba kuba hihishe, nicyo cya mbere, kandi igaragaza ko n'itara ryayo ritari bumeneke, nta n'ikindi kintu kirabasha kurisagarira. Niyo mpamvu mubona rero wenda aka kazu uko gateye gashobora kwakira inkoko 3 cyangwa 4 icyarimwe zigatereramo. Imwe ishobora gutera ikavamo, n'indi zishobora no kujyamo ari 2 cyangwa 3 nta kibazo. Ni ukuvuga utu twubatsemo hano, izi nkoko zose zishobora kudukoresha zitera? Yego, zose zishobora kuzikoresha. Mbese igihe cyose ushatse gutera, iyo zimaze kumenyera gutera, kuko zizacana uko zigitangira, ariko iyo zimaze kumenyera gutera usanga inkoko imwe yaramenyera ahantu hamwe itera, ku buryo igihe cyose ushatse gutera ihita irukanga ihita ikinjiramo. Yasanga arimo ngenzi ishobora kuyitegereza cyangwa se zikagiramo zombi icyarimwe. Ni gutyo. Mu gihe cyo gukusanya rero aya magi bigenda bite? Ikindi umworozi aba yifuza, aba agomba no gukorana n'ihame igihe cyo gukusanya amagi iyo byabaye. Amasaha yo kugabura aregereje, amasaha yo kurya yazo arageze. Niyo mpamvu ubona zishatse kwegera hariya, kuko inkoko muri kamera nkuko nabibabwiye zifite amasaha tuzigaburiraho. Ubwo iyo amasaha ageze, ubwo ni hafi saa 8 yageze, niyo mpamvu umuntu azegeye hariya. Zibibwiwe n'iki? Nyine amasaha yageze muri kamera zirabizi, zizi ko niyo masaha twazimenyeje kuzigaburiraho. Bivuze ngo ubu tuvugana utazigaburiye waba uri kwihemukira ku bijyanye urengejeho, uri kwihemukira ku musaruro, ariko nanone urimo uratuma n'inkoko zahora zishobora kugira umubyigano zikaba byaziviramo gupfa, kuko zirakomeza gupresa cyane zishaka kujya kurya, ko zizi ko ibiryo bituruka hariya biza. Niyo mpamvu ubona zirukanse zijya hariya. Bakunze b'ikiganiro cyacu rero, reka tubashimire cyane kuri iki kiganiro tugiranye. Hanyuma natwe nk'uko tuganira, amatsiko ni menshi, tujye kureba uburyo uriya muntu agiye kugaburira izi nkoko. Mwabikurikiye neza. Niba ushaka gukora ubworozi bw'inkoko, ukeneye ibintu bitandukanye, ku isonga harimo ibijyanye no gutegura ikiraro cyawe ku buryo kizaha inkoko ibyo kurya byiza byuje isuku, amazi meza yuje isuku, urumuri ruhagije, kandi akaba ari ikiraro kirinda ko hari ibyonnyi cyangwa se ibyagira ingaruka zose ku nkoko byakwinjira muri cya kiraro. Gishobora kuzana, mwarabyumvishe, indwara zitandukanye z'ibiguruka byakwinjira mu kiraro cyawe, ukaba uhuye n'igihombo gikomeye. Turabashimiye rero mwese abo twabanye muri iki kiganiro. Uyu munsi twagarutse ku bworozi bw'inkoko, aho twasuye urubyiruko rwo mu karere ka Rubavu, mu murenge wa Rugerero, mu kagari ka Gisa, aho bakora ubworozi bw'inkoko. Batangiye ari abantu 2, baza kwiyongera baba abanyamuryango 11. Ubu bageze ku nkoko zirenga 960 bavuye ku nkoko 200. Ni urugendo rw'urugero rwiza rero ku rubyiruko, aho mwaba muherereye mwese, mwumve ko bishoboka kwishyira hamwe, buri wese akazana imbaraga ashoboye, hanyuma abantu bakiteza imbere ndetse bakazana n'ibisubizo aho batuye. Umwe ni umugronome, undi ni umuveterineri, undi yarize cyangwa ntiyize, ariko muri rya tsinda bagabana imirimo kandi ubworozi bukagenda neza umunsi ku munsi. Turabashimiye rero, mukomeze mukurikira ibiganiro byacu kandi mubisangize n'inshuti zanyu, kuko nta wamenya, hari abantu bakeneye gukora ubu bworozi ariko batabufiteho amakuru cyangwa se batabufiteho ingero z'aho byashobotse. Murakoze cyane, turabashimiye. Urubyiruko ni imbaraga z'igihugu kandi zubaka. Nimukore, mwiteze imbere, mwubake u Rwanda rwifuzwa.